Ese ngaho namwe nimumbwire ni gute umugore yanga kurongorwa kandi abizi neza yuko ari ikintu cyamuzanye muri urwo rugo? Ese uwo mugore buriya hari ibintu wumva ukavuga ese ni ibiki? Njye narabibabwiye ndababwira ngo hari ubwo uyu munsi nshobora kuba ntabyo nshaka, byo birashoboka cyane, ariko n'ejo ntabwo ariko nzaba ntabishaka. Ikindi kandi tunavuga yuko nta mugore uba ukwiriye guhakanira umugabo uti jyaho iki gikorwa ntabwo ngishaka. Kereka niba umugabo aba afite andi makosa runaka. Hari igihe umugore yanga guha umugabo akaba aricyo kintu amuhanisha bitewe n'uko ntashoboye kumufata ngo amukubite cyangwa amukorere ikindi kintu, ntiyamwima ibiryo wenda yanabihashye ariko akaba bafite nk'ikintu bapfuye akaba yabyanga. Ariko ubundi buriya nta mugore uba wemerewe kwima umugabo we. Niba uba ushaka kubaka urwo rugo mu by'ukuri wumva urugo rwawe urukunze, wumva wararugiyemo urushaka, ntabwo uba ukwiriye kwima umugabo wawe. Uba ukwiriye kumuha, ukamuhana umutima mwiza ndetse byaba ngombwa ukamuha uko uri, sibyo? Nimvuga kumuha uko uri, buri muntu wese aze kuza kunyumva, hari uburyo uba wumva ikintu utagishaka, utabirimo, ariko ukamubwira ati mugabo mwiza rero njyewe ntabwo ndi kumva mbishaka ariko reka ngufashe urangize. Nababwiye uburyo ushobora gusisamo umugabo wawe, ukamusisa, ukayifataho, ugafata kuri uriya mutsi usa nk'uzamura amasohoro, uriya mutsi usa nk'uri hepfo y'igitsina, sinzi wenda urabona kari agatwe k'igitsina cy'umugabo wawe, kari agatsi kabamo gasa nk'aho kazamura amasohoro n'amayobe, bayita amayobe, kariya kantu hari uburyo ugenda ugakorakoraho unakora ku mutwe, ku buryo umugabo ari buze kubifiringa akumva ni byiza ndetse agashobora kuba yarangiza. Abantu rero nagiye mbibigisha bagenda bavuga ngo ese ngo ntibyaba birimo kwikinisha, oya ntabwo ari ukwikinisha biriya, kuko bibaye ari ukwikinisha hari n'izindi sisiteme nagiye mbigisha ubwo twabizireka, ariko ntabwo biba ari ukwikinisha kuko si wowe uba wikozeho, uba ukozweho n'uwo muri kumwe mwashakanye, sibyo? Ntabwo biraba byitwa kwikinisha, ahubwo hari undi muntu uba ugufashije, nk'uko yahitamira ukarangiza, nk'uko washyira mu gitsina we ukarangiza. Ntabwo rero bivuze ngo uba urimo wikinisha. Kwikinisha bitandukanye n'ibyo ngibyo, kuko iyo urimo wikinisha uba wiyifatiye we ku giti cyawe, wikoreza aho wumva ushaka, ariko undi iyo ari kubigukorera hari ubwo ashobora no gutirisha ntakoze ahantu washakaga, hari n'ubwo yongera akahasubiza, wumve yuko biba bitandukanye cyane rero. Biriya ntabwo biba ari ukwikinisha. Niyo mpamvu rero nk'iyo ufite umugore ufite umugabo cyangwa se n'umugore, birashoboka ko wamukorera kuri rugongo akarangiza, muri cya gihe uba urangije imbere yiwe, ibi byose birashoboka. Mu gihe rero wa mugore we uzi yuko ibyo bintu utabishaka, utabikunda, kora uko ushoboye ubyige, wige uburyo ugomba kugira gute, ugomba gufasha umugabo wawe, ugomba kumufashamo mu gihe aje yaruriye, ukamubwira ati noneho sheri wanjye ndumva bitandimo, uyu munsi wenda niriwe mu tuntu twinshi dutuma numva ntamera neza, cyangwa se nahuye na stress runaka zatumye numva wapi, reka ngufashe muri ubu buryo, ukaba umumenyereza mu gihe wumva utameze neza ukazajya umufashamo. Ikindi kandi ntabwo uba wemerewe guhakana, nushaka ube wumye, nushaka ube umeze ute, jya umuhereza akora ibyo ashaka arangize utuze, nibwo uzaba wubatse urugo rwawe, nibwo uzaba ugaragaye ko ugize gute, ukoze inshingano zawe z'urugo. Ariko mu gihe uzi yuko umugabo wawe yakubwira ati nyabuneka kora ibi n'ibi n'ibi, gira gutya, ukanga, uzajya umenya yuko wowe inshingano zawe z'urugo ziri kugenda zigusiga, kandi zikagusiga ugifite imyaka mikeya. Iyo myaka wenda tuvuge wenda hari uburyo nshobora kuba nakubwira ngo wenda tuvuge nk'umugore yageze mu myaka muri za 40, 45, 43 gutyo kuzamura, akenshi wumva aba yegereje kujya muri za menopause cyangwa se mu gihe cyo gucura urubyaro, nibwo uzasanga umubiri wiwe ubushyuhe bwe bugenda bugabanuka,
ibyo wenda tuzanabyigaho no mu buryo burambuye, kuko hari n'igihe ushobora kuba ufite umugore wawe ugasanga urimo uramurenganya kandi wenda ageze mu gihe cya menopause, kandi umugabo ntabwo ibyo bintu bijya bimubaho. Umugabo niyo yagira imyaka za mirongo, usibye kumva nta gatege afite ko kuba yabikora, ariko we igihe cyose aba yumva yabikora, yabishaka. Ariko twebwe abagore dutandukanye n'abagabo, niyo mpamvu uzasanga nk'umugore afite imyaka guhera kuri za 40 kuzamura, ugasanga gukora imibonano mpuzabitsina ntakibyumva, ntakibishaka. Iyo unabimubwiye uba wumva ameze nk'aho umuteye nk'intuze, umuteye nk'umunigo, akumva wapi kumva ntabyo ashaka. Bivuze ngo rero abageze muri ya myaka yo gucura, ubushyuhe bw'umugore buba bwaratangiye kugabanuka ku kigabanyiko kiri hasi cyane. Wenda hari igihe tuzaba nimbyibuka, nkunda kwibagirwa, mujye munyibutsa, ni ukuri hari igihe ikintu nkivuga gutya muri video, namara kukivuga nkavuga ati hari igihe nzakibasobanuriraho noneho gutya, ugasanga icyo kintu ndakibagiwe. Rero mujye mumbabarira, mukinyandikire muri comment cyangwa inbox ku bafite amanimero yanjye, mukimbwire, hanyuma noneho dushaka uburyo tugikemura, kubera ko iyo mbasezeranije ikintu ngo nzakibigisha, nuko mba nzi ko muri benshi mugikeneye. So rero niyo mpamvu usanga umugore ashobora kuba aguhakanira. Gerageza umenye n'imyaka y'umugore wawe agezemo, gerageza umenye, uvuga ute ko se umugore wanjye tukibana yari ameze ate. Gerageza umenye yuko imibiri nabwo ubwayo ihagana, ariko nanone mumenye ko nubwo yahagana kajana, uba ugomba kwihangana ukamenya ko arizo nshingano zakuzanye muri urwo rugo. Ikindi kandi hari ikintu nababwiye kijya gifasha umuryango ubanyeho gutyo, iyo ubonye ibintu byadogereye byakaze, hari sisiteme, hari impinduka, hari uburyo duhindura ibitanda dizayina, hari uburyo duhindura imisasire, hari uburyo duhindura ibintu byinshi. Ukaba mwanakimuka, niba mufite inzu nini mukaba mwanakimuka mu icyo cyumba mukajya mu kindi, atari uko icyo ngicyo mukiretse, ahubwo mukigira mu kindi kugira ngo santima ziyongere zizamuke. Muba mukwiriye gukomeza kuzihembera. Abagore ntimugahakanire abagabo banyu ngo ngewe ngo ibi n'ibi ngo ntabwo mbishaka. No, nanjye sinshaka kuzumva ngo umugore ngo yahakaniye umugabo we. Mujye mubyemera, mwabikunda mutabikunda, mujye mwihangana mubyemere, kugira ngo abagabo banyu babashe kwishima, kuko umugabo hari n'igihe aba yifitiye stress ariko akaza kukuruhukiraho, yamara kubikora ugasanga za stress zose arazijugunye, ugasanga atangiye kugutekerezaho neza, ugasanga atangiye kuvuga ati ariko umugore wanjye uzi ko igitenge cyashaje, ugasanga umugore wanjye atangiye gutekereza ati ariko umugore wanjye uzi yuko akeneye kurya inyama muri ejo, uzi ko umugore wanjye akeneye inkweto, kubera yuko wamuhaye yaje stress zose akaziruhuka. Narababwiye ngo abagore n'ituze ry'abagabo babo, sibyo? N'ituze ry'abagabo babo nibo baboneraho ibyishimo, nibo baboneraho kuruhuka, nibo baboneraho kumva yuko bakwiriye kumva nyine ko ari abagabo, kandi nawe wabyumva ukumva nibyo. Rero niba turi ituze ry'abagabo, mureke abagabo batugirireho ituze. Ikindi kandi umugabo iyo arangije stress, umujinya, agahinda yirirwanye mu kazi n'ibiki byose, no kuba wenda atari ari kukwitaho muri iyo minsi, bihita bihinduka. Uzabicunge nk'iyo washwanye n'umugabo wawe cyangwa n'umukunzi wawe, iyo muhuye mugakora sex, bya bintu byose bihita birangira, wagira ngo mbese nyine mubirangiriza muri iyo gahunda. Iyo umuntu buri wese arangije bihita birangira. Bivuze ngo rero twige kubana n'umuryango uwo twashatsemo, kandi bizadufasha.